Abasuhuje bene data mugira igitondo cyiza. Nk'uko bisanzwe tugiye kwiga ibyigisho byacu, tugiye kwiga icyigisho cya 10 tuzakurikirana muri iki cyumweru cyose, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuba Imana izi byose. Reka rero tubanze twicishe bugufi dusenge. Urakoze data mwiza, tugushimiye aka kanya keza duhaye kugira ngo twige ijambo ryawe. Mubyeyi uduha umugisha kandi iri jambo rirushaho kwera imbuto nyinshi, ijambo ribibwe muri twebwe ritanga umusaruro, maze abo tuzengurutse bose bagira umugisha mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Uyu munsi rero turi kumwe na mwene data Aimable afatanije na Nzabamwita Pierre. Tugiye rero kwiga icyigisho gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kuba Imana izi byose. Isomo ryo kuzirikana baduhaye riratubwira ngo ariko Uwiteka ari mu rusengero rwe rwera, isi yose iturize imbere ye. Mu mwuka w'ubuhanuzi ibihamya by'itorero volume ya 5 ku ipaje ya 495 haratubwira ngo ni iby'ukuri ko kubahira Imana, kubahira mu nzu y'Imana biri hafi gucika. Dufite impamvu zumvikana zo gukomeza gusenga Imana tubigiranye ishyaka n'ubwitange. Mu by'ukuri dufite impamvu nyinshi zituma dukwiriye kurushaho gutekereza no kubaha aho dusengera kuruta uko abayuda babigenzaga. Aimable, iki cyigisho umutwe wacyo nguko kutubwira, urabyumva iki? kubaha Imana izi byose. Buriya hari ikintu Imana itandukaniraho n'umuntu. Twebwe abantu tuzi byatubayeho mu gihe cya kera n'ibiri kutubaho ubu ngubu, ariko Imana yo iturengeje ubushobozi. Imana yo izi byose, ni ukuvuga izi ahashize, izi biri kubaho ubu ngubu, ndetse izi n'ibyahazaza. Imana kuko ni Imana nyamana. Muri iki cyumweru rero sinzi nacyo cyogiye kuvuga, ariko mu gihe tugiye kwinjira mu ngingo kuwa mbere ushaka kugira ikintu gitamongeraho yuko muri iki cyumweru tugiye kuziga ibyerekeranye n'umuhanuzi Habakuki. Habakuki 2:20 ni isomo rizwi cyane n'abantu benshi nka Yohana 3:16. Ariko Uwiteka ari umusengero rwera, isi yose turize imbere ye. Isomo ryo kuzirikana rero umuhanuzi Habakuki tugiye kuziga mu kimwe cyumweru, ariko mu iki cyumweru tubibutse yuko tuziga ku bahanuzi babiri. Tuziga kuri Habakuki no kwitwa Zefaniya. Habakuki uyu nguyu yabayeho nyuma y'umuhanuzi Nahumu. Umuhanuzi Nahumu ni umuhanuzi w'abahege kimwe na Yona, bose bahanuriye Nineve. Habakuki rero no wakurikiye Nahumu yabayeho nyuma gatoya yo gusayisha kw'Abisiraheli, kuko yabayeho nyuma y'ingoma y'uwitwa Manase, uwitwa Yosiya n'uwitwa Amoni. Ahanura uko abayuda, hano nyine mu majyepfo mu Yuda rurumvikana, ahanura abayuda ababwira yuko ugusayisha kwabo kuzakurikirwa no kujyanwaho imbohe i Babuloni. Icyo gihe rero Habakuki nguyu nicyo gihe hanuriye, aza akurikiye Nahumu na Yona bahanuye amajyaruguru mu Bisiraheli, noneho Habakuki na Zefaniya bahanura amajyepfo mu Buyuda. Icyo gihe rero nibwo batambukije ubutumwa bwabo. Mu gihe ugiye kuba turebera muri Habakuki 1:1 kugeza ku wa 4, tugiye kureba ingingo ku wa mbere ivuga ngo ikibazo gikomeye. Kino kibazo gikomeye nta kindi nicyo Habakuki yagaragaje mu isengesho rye. Habakuki yakigaragaje mu isengesho rye. Iki kibazo rero gikomeye tugiye kukireba tuzirikana kino kibazo kibaza kiti ni iki umuhanuzi Habakuki yagaragaje mu isengesho rye rya mbere yatuye Imana. Icyo yagaragaje ni iki kibazo cyari gikomeye icyo gihe. Mureke mwene data ahadusome. Muri Habakuki igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza 4 haratubwira ngo ibihanurirwa umuhanuzi Habakuki yeretswe. Uwiteka we, nzataka utanyumva ngeze ryari? Ngutakira iby'urugomo ruriho ntubikize? Ni iki gituma unyereka gukiranirwa ukareba iby'ubugoryi? Kuko kurimbuka n'urugomo biri imbere yanjye, kandi hari n'intonganya hadutse n'umuvurungano. Nicyo gituma amategeko acogora, kandi mu nkiko nta rubanza rutunganye rugihinguka, kuko inkozi z'ibibi zigosa abakiranutsi, nicyo gituma imanza zitabera
zigoramye. Akoze cyane. Hano ikibazo gikomeye kivugwa aha ngaha nk'uko amaze kubidusomera muri Habakuki ni ugusayisha gukomeye kwari kuriho. Umuhanuzi Habakuki yabayeho mu gihe kigoye aho abayuda bari barasayishije mu bibi ku buryo bw'indengakamere rwose. Rero iki gihe Habakuki yarahagurutse akajya ahanurira ubwoko bw'Imana, ageze aho asa nk'uwinubira Uwiteka amubaza impamvu amutoranyije mu gihe kigoranye nk'icyo ngicyo. Kuko urebye mu mirebere ya kimuntu, umugambi Imana yari ifitiye ishyanga ryatoranyijwe wasaga rwose naho bidashoboka ko usohozwa, kuko uwo mugambi nta wundi no kubakiza. Impamvu wasaga naho bidashoboka ni uko ubuhakanyi bwo mu myaka amagana menshi yari ishize bwari bwaragize imbaraga, maze imiryango 10 icyo gihe Habakuki yahanuraga, imiryango 10 y'amajyaruguru bari barajyanywe n'Abashuri ho imbohe. Isirayeli bari barajyanywe n'Abanyashuri babatwaraho iminyago. Icyo gihe rero hari hasigaye Ubuyuda nibwo wari busigaye, ariko nabwo kubera gusayisha mu byaha Imana yagiye kohereza Nebukadinezari akawujyana i Babuloni. Rero mureke dukomeze wenda nawe by'icyo tubwira kuri iyi ngingo mu gihe tugiye kureba uko Imana yabyakiriye akunza ku murongo wa 6 ugeze nko ku wa 8 tubone gusoza iyi ngiyo. Dukomeje rero ku murongo waho wa 6 baratubwira bati, kuko mpagurukije Abakaludaya bwa bwoko bukaze kandi buhutiraho ngo bukwire isi yose, buhindure igihugu kitari icyabo, nabo gutinywa kandi batera ubwoba. Imanza zabo n'icyubahiro cyabo nibyo bihangiye, n'amafarashi yabo arusha ingwe imbaraga, kandi arusha amasega asohoka bwije gukara. Abagendera ku mafarashi babo bagenda birata, nukuri abagendera ku mafarashi babo baturuka kure, baguruka nk'igisiga cyihutira gushiha inyama. Murumva kuntu Abakaludaya bahanuwe ni Nebukadinezari n'Abanyababuloni Abakaludaya. Kanko cyabo mu gihe kigoranye nk'icyo. Undi muhanuzi ahuye n'akaga, nubwo atavuga umuhanuzi bato turimo turigana, umuhanuzi Yeremiya nawe yahanuye bari hafi kubatwaraho iminyago neza. Icyo gihe rero yahuye n'ibibazo bikomeye, ariko reka tugaruka kuri Habakuki. Habakuki rero amaze kubahanurira uburyo umwami w'i Babuloni azaza akagota Yerusalemu, yarangiza bose akabajyanaho iminyago i Babuloni. Niyo mpamvu cyari ikibazo gikomeye cyakimugarije. Niyo ngingo turiho, yuko rwajwe n'ikibazo gikomeye cy'uko bo gusayisha mu bibi nagiye gutwarwaho iminyago. Nimureka dusoreza aha ngaha, ibindi byinshi tuzabivuga ejo hazaza. Muzabe muri kuri uyu murongo, mukurikirana no channel, mujye mukurikirana umunsi ku wundi ibyigisho byacu nakagaruka. Dusoreje aha ngaha, Uwiteka Imana aduhane umugisha. Amen.